dore yahoze ari gukata hanze atanavuga ariko nta kintu ariko uruwa hehe se urashaka iki yaje karamaze nk'isaha hano hanze ariko akata hano hose ahitegereza yongera agaruka agenda agaruka wowe ntabwo nakubujije hari buri modoka ya boss nje mvuye wowe ntabwo umuntu yinjiramo mvuye kuri ibikoresho nsanga yinjiye umuntu akwinjirana gute mu gipangu ahubwo n'ubundi nari ndi kumusohora tubafashe iki se ahubwo nuko banza atavuga numvishe atari kuvuga ese ufite ikihe kibazo ngo tugufashe ariko ibyo byose ni amakosa yawe barakwiyamye ko nta muntu ugomba kwinjira muri iki gipangu none uragenda ukarangara ugasiga igipangu kirangaye buri muntu wese yinjira kandi nta bwisobanuro ufite ziba ufite ubuhe bwisobanuro akazi kawe ushinzwe ni akahe ntabwo bakwiyamye hanze no gusoma none se wa mubyeyi we wadufashije niba ibyo washakaga kureba wabibonye ugasohoka uri umukomisiyoneri se wari uje kurambagiza hano urashaka kugura nanjye nabonye ntamuzi muri iyi karitsiye wavuze se icyo ushaka tukagufasha cyangwa ugasohoka nyine ukadusohokera ukagenda wenda bari kukumva akanasiga ngomba mbona ngira namusohoye yanze kugenda urwo rwacu rusigaye rwinjiramo n'ababana n'ubumuga wasohotse ukagenda navuze rimwe ariko nabwo yaranyishe nsohoke none se uramara iki hano hanyuma se ko ujya buri kutwinjirira mu rugo urajya hehe akuza nta kintu uri kubona akuze umukecuru mu cyubahiro cyawe ari inanyo kwa mbesire bebere kacu nabi n'ubwo nkubise rwose ntabwo wakwinjira hano hantu bose yanyica ni ukuri fasha mu cyubahiro cyawe usohoke usubire hanze bebere kuko wakwihanganye wakwihanganye kuko yabaye kunzi bizira n'umusanda bashusho mwerere hose nkamashije kuna ko bindushye nkamashije kuna ko mama iribagiza yagize kwa rugemwa ese none bigiye kuba byayirwe kutonye kwanga bita mama iribagiza yahageze yarakaye ndetse mama iribagiza afite umujinya mwinshi ese none bigiye kuba byagenda bitagagiye kuba yakwibona na rugemwa none ibintu bigiye kuba byagenda bite none kanga mu rugiye kwa kanone kanga ibintu bigiye kuba byagira biryoshye cyane ndabise ko nafite amatsiko menshi kandi nakomeje kugenda bibaza bigiye kuba byakurikira byose gusa nagira ngo ngiye kubona ko amatsiko kandi ngiye kubona ko ibintu byose bigiye kuba byakurikira muri no filime izere umusaraba babajwe n'ukuntu iribagiza yababaye agira ngo mvisha urusaku rwaye iribagiza ngiye mumvisha ukuntu iribagiza yari kurira wumva yuko afite ububari bukabije cyane abo byababaje kandi mukamwizeye ko iribagiza azakira aragira ngo mujye muri comment mwandikemo amen amen mutwereke yuko mwizeye Imana kandi mwizeye yuko Imana izakiza iribagiza kuko muri kubona ko iribagiza ibintu muri kubona ko iribagiza ari mu bubare bukomeye cyane ese none bizagenda gute iribagiza azakira nawe rero ndagira ngo ujye muri comment nyaboneka ntugende utagiye muri comment ndagira ngo ujyemo wandike amen amen cyangwa nutabasha kwandikamo amen ushyiremo amen mu cyumutima kugira ngo tweke ko nawe wizeye Imana kandi wizeye yuko Imana bwase kuba yabikora ubundi iribagiza ngira ngo muri kumva urusaku iribagiza rafite ngira ngo muri kumva uburibwe iribagiza yarari muri kuvuga ati amaso ari kundya ngira ngo uri kumva yuko iribagiza turuhe ngira ngo uri kumva yuko ibintu bitameze neza ngira ngo uri kumva uribwe iribagiza arimo ngira ngo uri kumva ukuntu iribagiza ari gutaka ndabizi ko ari benshi biri kubabaza ndetse ari benshi biri gutera agahinda gakomeye cyane ndetse benshi biri kugenda mwibaza muko ati bizagera gute benshi muri kugenda musigaranya agahinda gakomeye cyane mwibaza niba kuko iribagiza azakira gusa nagira ngo ko ahangaho bita dogiteri agiye kuba yazanira umuti iribagiza niba nako wizeye yuko iribagiza azakira ndagira ngo ujye muri comment wandikemo amen nawe nurangiza urenza akajambo kavuga ati iribagiza humuka kugira ngo twereke ko wizeye Imana kandi ukomeje kugenda usengera
byagendera Iribagiza kuko muri kubona ko Iribagiza turi kandi muri kubona ko ibintu Iribagiza ari gucamo bitoroshye. Ese noneho bizagenda gute Iribagiza gakomeje kuba yataka cyane, se Iribagiza akomeje kuba yagira uburibwe bwinshi. Ese umuti dogiteri agiye kuba yazana uri bwaze kuba wakiza Iribagiza? Ngira murabizi ko ibintu byose Rugema ndetse na Fabiola bapangaga byose, ndetse Nyantambara ibintu byose bagiye bapanga. Ngira murabizi neza yuko dogiteri yazaga akaza azanye umuti, ndetse dogiteri twavuga ko ari nkaho ari we uzana ibisubizo. Arumva ko uranga dogiteri agiye kuba yazana umuti Iribagiza kandi Iribagiza agiye kuba yahumuka. Ese noneho bizagenda gute umunsi cyose amenye yuko uburibwe bwose Iribagiza yaciyemo ndetse ububabare bwose Iribagiza yaciyemo byose ari Fabiola wabikoze, ndetse ari Fabiola byose wabiteguye. Noneho ahangaha bidacyusa nta bintu by'imikino ko cyusa azabaga nta kinyi. Ngira ngo murabizi ko ahangaha cyusa ibintu bigize gukora Fabiola. Ngira ngo murabizi ibintu cyusa yakoreye Fabiola. Ngira mwabonye ukuntu yamufasha akamugira, ndetse ikintu yamusizaga ngira mwese murakizi. Rero umva yuko ahangaha ubita cyusa naramuka amenye yuko ari Fabiola wabikoze, naramuka amenye yuko ari Fabiola wabipanze, uraza kubona ko umuriro uraza kuba wakakana n'ahangaha Fabiola arabaza kuba yikoze. Use noneho bizagenda gute kangaha Fabiola akomeje kubiserebra ko Fabiola akomeje kubwira Rugema ati nikishije umwanzi, biraza kuba byagenda bite kanga Iribagiza agiye kuba yakira ubundi Fabiola sibe ndetse na Rugema bose babashe kuba basiba cyane yuko impamvu Fabiola yakoze ibi byose. Nyina mwumvishije ko ahangaha Fabiola yabwiye Rugema ati impamvu nabikoze ni ukugira ngo Iribagiza najya mu rukiko atazabona uko atanga ubuhamya ndetse atazanageramo. Ese noneho bizagenda gute Iribagiza nahumuka azajya mu rukiko? Nawe nicyo kintu ukomeje kwibaza, kandi nawe nicyo kintu ufitiye amatsiko menshi cyane. Gusa njyabwiye ko ibintu bigiye kuba byajya kandi ibintu bigiye kuba byagiye biryoshye cyane, kuko ni benshi cyane mufite amatsiko, ndetse ni benshi mukomeje kugenda mubyibazaho cyane bavuga ati bizagenda gute Iribagiza azahumuka. Gusa nagira ngo kwa nga dogiteri agiye kuba yazana umuti, ndetse ari byo benshi muraza kuba mwakwishimira kubona dogiteri azaniye umuti Iribagiza, cyane yuko muri kubona ko ahangaho bita cyose ahangayitse, ndetse cyose ari kuvuga ati uko byagenda kose Iribagiza sinzigera mutererana, Iribagiza nzamuba hafi ibihe byose, kuko nanjye hari igihe yabaye hafi kandi nizeye yuko Iribagiza azakira. Ese nawe wizeye yuko Iribagiza azahumuka? Nawe wizeye yuko Iribagiza azongera kuba yareba? Kuko muri kubona ko Iribagiza ateye agahinda gakomeye cyane, ndetse Iribagiza ari mu buribwe budasanzwe cyane, yuko ahangaha Iribagiza ari kuvuga ati kubaho ntareba, kubaho nkatekereza ko ntazabona umwana wanjye, ni ibintu biri kumbabaza cyane. Urumva ko ahangaha ari ibintu bitoroshye, kandi urumva ko ahangaha ari ibintu bibabaje cyane. Ese noneho bizagenda bite? Nawe ndabizi ko amatsiko ari menshi, kandi nawe ukomeje kugenda wibaza ukuntu bigiye kuba byagenda. Gusa ugiye kubabona ko ino filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane, kandi igiye kuba yagana ku musozo, dore ko ari benshi muri kugenda mwibaza muvuga ati ino filime bizagenda gute, ino filime izarangira? Gusa ndagira ko ino filime igiye kuba yagira ku musozo kandi igiye kuba yarangira. Mbere yuko dukomeza ndagira ngo umanze ubumve ubutumwa uwo bita Kamarade yabashije kuba yagenera abakunzi ba filime nyarwanda. Niba kuko ukunda filime nyarwanda kandi ukaba uzikunda cyane, filime zacu Kamarade nk'ibisanzwe turabashimira cyane ko mwabashije gukurikira filime yitwa Inzira y'Umusaraba. Nubwo benshi mwajya mwifuza ko tuyisoza tuyirangiza, n'ubundi nta gahora gahanze, n'ubundi tuzayisoza rwose, niko bimeze. Ahubwo tubafitiye inkuru nziza. Rero tuje kubabwira ko hari indi filime nshyashya yitwa Urwibanga, muri kugenda muyibona, nayo izasohoka ku itariki 15 z'uku kwezi, azaba ari kuwa mbere. Ni filime nziza, turabararikira buri muntu wese kuyireba, ukore subscribe kugira ngo uzabe uwa mbere guhita uyibona. Nk'uko mubizi, kuva igihe cyose tubaniye mukurikirana filime zacu zikorwa na Amazing Film Production, Intare y'Ingore, Giramata, Inzira y'Umusaraba n'izindi, tuzanye rero Urwibanga. Ushobora kwibaza ngo Urwibanga ni iki? Urasabwa kuyikurikira. Ni filime ifite story nziza cyane, ni ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 kuwa mbere izaba yamaze kugera hanze. Murakoze. ngira ngo wabyumvise ko ari filime igiye kuba yasohoka ndetse ari filime igiye kuba yagaragaramo Kamarade ndetse na Emile. kuba n'ukunda Emile ndetse na Kamarade nimuzacikore ino filime. Niba ushaka kugira ngo uzayikurikirane kandi izagucika, ndagira ngo unyurukire kuri channel bita Kamarade Films ubashe kuwakana subscribe ndetse wibuke no gufungura inzogera kugira ngo umunsi yasohotse uzayibone mu bambere. Ese noneho bizagenda bitekanga muri kubona ko ino filime yacu Inzira y'Umusaraba ikomeje kuba yagiye iryoshye cyane ndetse ikomeje kugenda itungura benshi, ndetse mwamaje no kuba mwabona ko mama Iribagiza abashije kuba yagira kwa Rugema. Mama Iribagiza yagize ahangaha kwa Rugema
ese noneho bigiye kuba byagira bite Rugemwe ari bwaze kuba yabikora iki Rugemwe ari bwaze kuba yabigenza gute kangaha Rugemwe azimumwe ko Rugemwe bimwakiriyeho noneho kangaha Rugemwe muri kubona ko ubwoba bumutashye ndetse Rugemwe abonye mama Iribagiza akagira ubwoba ndetse atinye no kuba yamwegera ese noneho bizagenda gute kangaha mubonye yuko mama Iribagiza afite umujinya udasanzwe ndetse mama Iribagiza afite uburakari bwinshi ngira ngo abonye kwanga bita mama Iribagiza aje afite uburakari gukubita kino gikoze cyo kwa Rugemwe akibwira ati mva imbere nigendera ubona kwanga mama Iribagiza nta mikino ubonye ko mama Iribagiza nta bintu by'imishinyikaza nyanga kwa Rugemwe ese noneho biraza kuba byagera bite Rugemwe ari bwaze kuba yabigenza gute ko Rugemwe akamubaye ndetse Rugemwe ibyo bigiye kuba byarangira ko Rugemwe ibyo bigiye kuba byajya ku karubanda ndetse ibya Rugemwe bigiye kuba byagaragara cyane ko kwanga bita Fabiola nawe agiye guhita amenya ukuri kose ndetse Fabiola agiye guhita amenya ko mama Iribagiza ari muzima ndetse yabyaranye na Rugemwe noneho kanga ibyo Rugemwe yahishe ibyo Rugemwe yari yanze kwimenyekana ndetse Rugemwe yari yaragumye kubeshya Nyantambara ndetse na Fabiola babwira ko mama Iribagiza atigeze bashaka ndetse mama Iribagiza atanamuzi gusanga navuga ko ibya Rugemwe bigiye kuba byamenyekana ndetse ibyo Rugemwe byose bigiye kuba byarya hanze ese noneho bizagenda gute kanga ibintu bigiye kuba byagira biryoshye cyane kanga mugiye kuba na kino film yacu igiye kuba yagana ku musozo ndetse igiye no kuva yarangira Rugemwe ndetse na Fabiola ndetse na Nyantambara bari muri gereza ese wowe uri kumva Rugemwe ndetse na Nyantambara bakwiye kuba bakatigwa imyaka ingahe muri gereza nawe ujye muri comment tubwire imyaka wumva Rugemwe kunani Nyantambara ndetse na Fabiola bakwiye kuba bakatigwa ese bakwiye kuba bahabwa igihano cya burundu nawe ushobora kujyanukira muri comment ubundi ukatubwira koko nimba nawe wifuza yuko Rugemwe ndetse na Nyantambara bakatigwa igihano cya burundu kuko muri kubona ko nta keza kabo kandi muri kubona ko ubugome bwabarenze uri kubona ko bafite ubugome ndengakamere ese noneho bizagenda gute kanga navuga ko mama Iribagiza agiye kuba yatungurana cyane ndetse mama Iribagiza agiye kuba yakora gashya ese noneho bigiye kuba byarangira gute nawe ndabizi ko usigaranye amatsiko ndetse nawe utegereje agace kagiye kuba kakurikira ufite amatsiko menshi cyane gusa ugiye kubabona ko ibintu bigiye kuba byageraho biryoshye cyane mwamaje no kubona kwangaha ibintu bitoroshye mwamaje kubona kwangaho bita Emile ndetse na Anita ibintu bitoroshye ibintu bitameze neza ngira ngo mbonye kwanga Anita ndetse na Emile bari kwiruka amasigamana ngira ngo mbonye ko aho bari gukura ikirenge ariho abicanye bari kugitera ese noneho biraza kuba byagera gute kamarade ari bwaze Emile ari bwaze kuba yacika ko twabonye ko uno mu diaspora ngo ni ari yavuze ati nindamuka mfashe Emile nta kuzuyaza nta gutekereza kabiri ndahita mwica ese noneho biraza kuba byagenda biteraza kuba byarangira gute kanga navuga ko bita Emile ari mu byago bikomeye cyane ko bita Emile ibintu bitoroshye ko bita Emile nibaramuka bumufashe bari bwaze kuba bamwica noneho kanga ibintu bikomeje kuba byagorana cyane ko ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane muri no filme izina y'umusaraba ese bazacika bizagenda bite ko twamaje kubona ko ahangaho ngo no mu diaspora ngo ni ari afite GPS yashyize kuri Anita ngira ngo bonye ko ari kugenda akurikirana ahantu hose bari kujya ari kugendera areba muri telefone aho bakase hose kurya guhita amenya ahantu hose bakatiye ese bizagenda gute bizarangira gute Emile ndetse na Anita bazabasha kuba batsinda ese urukundo rwabo ruzashoboka urukundo rwabo ruzakunda ese nawe wifuza yuko Anita ndetse na Emile bibana nawe urabyifuza niko nawe ubibona nawe urabyifuza yuko bajya kwibana ahantu kure cyane niba koko ubyifuza kandi nawe ukaba ubishaka kandi nawe ukaba wumva wabisengera kugira ngo bazabashe kuba bakwibana kuko muri kubona ko bakundana cyane kandi muri kubona ko urukundo rwabo rufite vision rufite aho rushaka kuba rwagira urumva rero kanga hari ikintu gikomeye cyane kuba baguma kurwana ngira ngo ubonye kwango bita Anita yabwiye Emile ati icyaba cyose icyo bankora cyose bamfata bakanshyira muri no muriro bamfata bakandase sinzigira nkwanga nzaguma ngukunde ngira ngo mvishe kwanga no bita Emile nawe yabwiye Anita ati nanjye nzaguma ngukunde niyo bananjye bakira muri no muriro ndetse niyo bandasa nzaguma ngukunde rero bikumva kwanga ibyo ari yakora byose uko yababaza Emile kose uko yababaza Anita kose n'ubundi ntago Anita azigera mukunda n'ubundi nta kintu ahangaho bita are icyo ashaka ntazigera kibona icyo ashaka kugira ntazigera kigera kuko navuga yuko urukundo iteka ruratsinda kandi Imana yafatanyije nta muntu n'umwe wagitandukanye sinari kubyizera wizera yuko Imana yafatanyije nta n'umwe wagitandukanye rero nimba turi wandika amena ndagira ngo nawe unyarukire muri comment ubashe kuba wakwandikamo amena kugira ngo utwereke ko nawe wizeye Imana kandi wizeye yuko koko Imana yafatanyije nta n'umwe wabasha kuba wagitandukanye utabasha kwandikamo amena ndagira ngo ushyiremo amayimuji umutima utwereke ko nawe ukunda Emile ndetse na Anita bakunda cyane kandi wifuza yuko bakwibana wifuza yuko bakwibana uvuze yeso kuko muri kubona ko bakundana cyane kandi uri kubona ko bakomeje kurwana urukundo rwabo iteka ngira ngo ubonye ko ibintu byose bagiye bacamo batigeze barekana ndetse bagomeje gukundana ngira ngo ubonye ibintu ahangaho bita Anita yaciye ngira ngo ubonye ibintu bamukoreye bakamukingirana ariko akagomba gutekereza Emile ndetse akagomba kumukunda cyane agira ngo ubonye ko ibintu bikomeje kuba byaryoha kandi buri kubona ko urukundo rwabo rukomeje kuba rwageraho ryoshye cyane ese noneho bizagenda bite kangaha ari nawe afite GPS kandi akomeje kugenda bakurikirana aho bari kujya hose bafite bizarangira gute bizagenda gute nawe amatsiko ni menshi kandi nawe nicyo kintu uri kwibaza uvuga ati noneho Anita na Emile bizagenda gute ibyo bizara
bizarangira gute. Gusa nagiye ko noneho agace kagiye kuza noneho kagiye kuza kabisobanura kandi kagiye kuza kabikemura. Gusa ndagira nkubwire ko nanjye ahangaho bita Emile ndetse na Anita bagiye kuba bacika cyane yuko ahangaho bita Anita agiye kuba yahindura ishati yambaye, agiye guhita ashaka undi mwenda yambara, kandi iriya shati navuga yuko ariyo ahangaha ari yashyizeho aka GPS. ngira ngo murabizi ko umunsi Anita ajyanwa, ngira ngo murabizi ko umunsi Emile aza gutabara Anita, uwo munsi Anita yari yiriwe ahobera ari, ngira ngo ari wowe kwa ngo bita Anita yari yemeye yuko agiye kubana na ari ndetse bahobera igicuro nyinshi. Navuga yuko kiragiye aribwo uwo bita ari yashije kuba yagira ngo akamushyira aka GPS kabasha kuba kamukurura ahantu hose agiye. Rero ibi byose bigiye kuba byaragira, kandi ari nawe agiye kuba yatuma utware, bigiye kuba byamucanga ndetse ari agiye kuza afite umujinya wundi agiye kwataka kwa Fabiola, agiye kwataka kwa Rugema ashaka kugira ngo abone Rugema ndetse na Fabiola na Nyantambara ubundi abice, cyane yuko ahangaha Fabiola ndetse na Nyantambara na Rugema bariye amafaranga menshi arengira. Murabizi amafaranga ari yagiye abaha bamwizeza ibitangaza, bamwizeza yuko Anita azabuwe, kandi ngira ngo ubonye kwanga wabonye kwanga ari yabwiye Nyirantambara na Rugema ati Anita naramuka atabaye uwanjye nimwe nzabiyica, ngiye uzabirasira kandi nijya kubica nzahera kuri Fabiola. Ese none biraza kuba byagenda bitanga ko Fabiola nawe afite ubwoba bwinshi cyane, kandi Fabiola ari kwibaza ikintu kiraza kuba cyakurikiraho Anita naramuka acitse, ndetse Anita naramuka agiye ko ari kwibaza ikintu kiraza kuba cyakurikiraho, cyane kwanga yamubwiye ati nijya kubica niwe nzaheraho, niwe nzamanza kurasa ubwonko bwanjye umene hasi. Ese noneho bizagenda gute? Nawe amatsiko ni menshi, kandi nawe ni iki kintu ukomeje kugenda wibazaho cyane. Mbere yuko dukomeza kugira ngo maze ngusaba akantu gatoya cyane, nyabuneka niba utari wakanda subscribe ugerageza ukandi subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana kandi dukomeze kugira tuganira kuri ino filime iziri musaba ko ni benshi mwasiganye amatsiko menshi, kandi mwasigaye nibaza ibibazo byinshi kuri ino filime iziri musaba. Gusa najya ko angana no ibintu bigiye kuba byaryoha kandi bigiye kuba byagiye biryoshye kunzo filime nyarwanda. Nyuma yuko tubateguriye filime zagiye zikundwa hano mu Rwanda nka Giramata, Intare y'Ingore ndetse n'Inzira y'Umusaraba, Amazing Film Production yongeye kugutegurira filime y'akataraboneka yitwa Urwibanga. Ni filime ivuga ku mugabo w'umukire witwa Kamarade ufite urugo rwiza ndetse n'umugore mwiza. Gusa ikibazo gihari nabonera umwanya umugore we kubera akazi kenshi. Reka nze ndikoherereza nongera wiki ntacyo, reka nze mbi yes. Ese umugore wa Kamarade arakomeza kubyihanganira? Ku rundi ruhande Emile ni murumuna wa Kamarade, amwishyura kaminuza ndetse icyo ashaka cyose arakimuha. Gusa umugore wa Kamarade atangiye kumukunda. urabona ibintu ukoze? No, ntabwo ari gukosa nabikoze, sinshobora. Wanyumvishije Aiwe, Emile birangiye atsinzwe, yemeye kuryamana n'umugore wa mukuru we. Ese murumuna Grace kamenye karyamana na Emile arabivuga? ucinyuma mukuru wawe nk'umukuru wawe waje agasanga mwahuje urugwiro kandi umaze kwigira ishyano wapfuye ari. Ese Kamarade we namenye yuko murumuna we asigaye aryamana n'umugore we bizagenda biti? Ntuzacikwe n'iyi filime, ni kuri wa mbere tariki 15 z'ukwa 9 kuri channel yitwa Kamarade Films. Twayipininze muri comment, igera yuko re subscribe kugira ngo uzabe uwa mbere mu kuyireba. Urwibanga. cyane ngamaje no kubona kwangaho ibintu bityo ngamaje kubona kwangaho ubita Isimbi yamaje kuba yatangira kwakira ubuzima, yatangiye kwiyakira, yatangiye kumenya ubwenge ndetse yatangiye no kwitoza imirimo yo mu cyaro itandukanye nko guhinga ndetse n'ibindi. Bakiye bamubwira ati ahangaha mu cyaro tubayeho duhinga ndetse nta kindi kintu kidutunze usibye guhinga. Ese noneho ahangaha ubita Isimbi azabasha kuba yabishobora. Isimbi ubuzima azabubamo, ubuzima Isimbi azabushobora, cyane yuko mubizi neza yuko Isimbi yakuze ari umwana w'umutesi. Ngo nabizi yuko Isimbi yakuze ari umwana uraho
ngaho w'umutesi mubi cyane. Urumva ko ahangaha ibintu bitoroshye, urumva ko ahangaha ubita ibintu Isimbi ari gucamo bikomeye cyane ndetse bigoye cyane. Gusa Isimbi akomeje kuba yagwanira umwana we, ndetse Isimbi yanze kuba yatanga umwana we ngo amuhe kwacyuza kugira ngo batamujyana muri Amerika. Urumva ko rero ahangaha Isimbi ari umubyeyi mwiza cyane, atameze nka Nyirantambara, atameze nk'ababyeyi be bamwanze. Urumva ko ahangaha Isimbi yifuza kuba yaha umwana we urukundo rukwiye, kuba yifuza kuba yabana n'umwana we kandi akamuha urukundo rukomeye cyane. Urumva ko rero ahangaha ari ikintu cyo kwishimira, kandi urumva ko ibintu Isimbi yakoze ari byo. Ese nawe ni kubibona ubona Isimbi ese nawe ni kubibona ubona ibintu Isimbi yakoze ari byo, ubona ibintu Isimbi yakoze byo kuba yagira gutya akagenda, ubona ibintu yakoze ari byo. Nawe ndagira ngo ujye muri comment tubwire koko nimba nawe warishimiye umwanzuro Isimbi, nimba nawe warishimiye umwanzuro Isimbi yarakoze. Ndagira ngo nawe ujye muri comment tubwire kugira ngo tureke ko nawe wizeye yuko Isimbi ibintu byose bizagenda neza, kandi wizeye yuko Isimbi azarera umwana w'ubundi agakura cyane. Yuko ahangaha mamaje kubona ko Isimbi afite gahunda, ndetse Isimbi afite intego ikomeye cyane, ndetse afite umwanzuro wo kuba yarera umwana we, ndetse afite intego yo kuba yakuza umwana we mu mahoro. Ngira ngo ubonye ko ahangaha bita Isimbi yatangiye kujya gucuruza agataro, ndetse atangiye kujya gucuruza imineke ndetse na voka, kugira ngo arebe yuko yabona igitunga umwana we. Ese bizagenda gute? Bizarangira gute? Ese wowe ubaye uri Isimbi, urumva wababarira Rugema, urumva wababarira Nyantambara bitewe n'ibintu bamukoreye? Nawe tubwire nkaho uri Isimbi, urabona wababarira Rugema ndetse na Nyantambara, urumva wababarira, wabaha imbabazi? Nawe gira ngo ujye muri comment tubwire kugira ngo tweke ko nawe ushobora kuba watanga imbabazi, cyangwa wumva yuko Isimbi yatanga imbabazi. Ndagira ngo nawe ujye muri comment ubashe kuba watubwira kugira ngo ibintu bishobore kuba byakomeza kuryoha, kandi no film yacu ikomeze kuba yagenda neza, kandi ibintu bikomeze kuba byaryoha cyane. Muri kubona ko film yacu kugenda izana utumanye dukomeye cyane, ndetse nk'amajini kubona ko ahangaho bita Kamarade yagisuga amaje kubona ko umugore wa Kamarade akimara kubona yuko arubakurikiranye afite imbunda, akimara kubona yuko afite gahunda yo kuba yabica, kandi yabashyizeho GPS ku buryo abantu bose bari kugera kubakurikirana. Ngira ngo umenye ko ahangaha bagize ubwo, ndetse ahangaho bita Kamarade agahita yiyemeza gukurikirana ahantu hose, uwo bita Emile ndetse na Anita baciye. Ese bizagenda gute? Bizarangira gute bya Emile ndetse na Anita? Bizagenda gute? Nawe nicyo kintu ufitiye amatsiko, kandi nawe icyo kintu utegereje gusa. Nagiye kubona ahangaha ibintu bigiye kuba byagenda neza, kandi ugiye kubona aka gace kagiye kuza, noneho kagiye kuza ari umuro, kagiye kuza ari uburyohe gusa. Dore ko ahangaha navuga ko na Rugema nawe agiye kuba yahunga. Rugema agiye gushaka uko ahunga, cyane yuko yabonye ko ibintu biri sire cyane yuko yamajije kubona ko mama Iribagiza nta mikino, kandi mama Iribagiza araza kuba yabaga nta kinya. Ese bizagenda gute? Rugema azabasha kuba yatsinda urubanza, cyane yuko umuntu ugiye kuba yamuburanira ari umugore wa Kamarade, kandi murabizi neza yuko Kamarade no kwa Rugema bangana urunuko. Urumva rero ko ahangaha Rugema gutsinda ari 5%. Urumva ko ahangaha rero ibintu bitazarangira neza, kandi ibintu bizagenda nabi bya Rugema ari gupanga byose bizarangira bidakunze. Babwira ati ndabakunda cyane kandi boza ku mutima. Ciao ciao.